Mwiriwe, uyu munsi tugiye kuganira ku mvugo abanyarwanda benshi bakunda kuvuga ijyanye n'umunani cyangwa se izungura. Imvugo rero yaturutse he? Aho guha umwana umunani yaturutse kuki? Ariko unakomatanyije n'indi nsigamigani igira iti ntugahe umwana ngo uranguze. Ese uyu mugani wakomotse kuki? Waturutse he? Turaje mu kanya tubiganireho. Uyu mugani rero, uyu ni umugani baca iyo babonye umuntu agiye kwitsembaho utwe ngo akunde ashimishe uwo yahaga. Nibwo bamubwira bati ntugahe umwana ngo uranguze. Umugani ngo wakomotse kuri Rujugira, yari yabwiye Sebutuku wo mu Bwanacyambwe ahahinga mu mwaka w'1700. Ku ngoma ya Cyilima Rujugira rero ngo umugabo Sebutuku wari utuye i Nduba bwa Bwanacyambwe yashatse umugore babyarana abana b'abahungu 6. Nta mukobwa n'umwe rero ngo babyaranye, abana arabarera, bamaze kuba abasore bose arabashyingira. Ngo yari afite amatungo menshi n'abagaragu, bukeye akoranya inshuti ze n'abavandimwe kugira ngo abo bana be abahe iminani. Bamaze guterana ahamagaza abahungu be n'abakazana, baraterana ahamagaza inka ze zose n'abagaragu bese abagabanya abana be, ngo ntiyagira na kimwe yisigira. Abavandimwe ba Butuku rero n'inshuti ze babibonye baramubaza bati cyose Sebutu, ko tureba utanze ibintu byawe byose ntiwisigire na kamwe, wowe uzatungwa n'iki? Sebutuku ati abana banjye bazantunga nk'uko nanjye nabatunze. Ati ko nabatunze ari 6, bo bazanirwa kuntunga kandi ndi umwe, kandi byantungaga ari bo mbihaye nta na kimwe ngeruyeho. Abandi bati ngaha tuzaba tureba uko bizagenda. Bungamo bati icyakora nibwo bwa mbere twabona ibi mu Rwanda. Barikubura barataha, ariko bataha bamugaye cyane. Abana rero bamaze guhabwa iminani yabo bose, baraterana bajya inama y'uburyo bazatunga se. Bemeranya ko bazajya bakuranwa ku gufata igihe n'amata n'ibindi byose bizatunga umuntu, bakajya babikorera se. Ubwo habanza mukuru w'abo bana atanga abafata igihe n'amata amutunga, ndetse n'imyaka n'amayoga y'iminsi yose rugeretse. Mbese ibintu byose bifatwa nk'ibyibanze mu rugo. Babigira batyo, bakuranwa kugeza ku muhererezi wabo. Bamaze guhetura haba hatahiwe mukuru wabo nanone. Yiyibagiza amasezerano yagiranye na barumuna be, yanga kohereza ibitunga se. Sebutuku ategereza ingemu araheba. Arahaguruka ajya kubaza icyatumye bamurangarana. Arabateranya ati mwangenje mute ko ngiye kwicwa n'inzara? 5 muri ba bana bamubwira ko hari hatahiwe mukuru wabo. Bati niwe ukurangaranye. Sebutuku amubaza icyabimuteye, umuhungu aramwihorera. Sebutuku abwira barumuna be ati nimumwihorere mu ntunge, nzajya kumurega ibwami. Abandi bati ntabwo twamucaho ari we warutahiwe. Nuko Sebutuku biramuyobera, arikubura arataha. Ageze inzara iramurembya n'umugore we, nyina wa ba bana, ndetse kuva ubwo bamukubita amaso bakareba hasi. Abavandimwe ba Butuku barabibona, baramubwira bati tutakubwira. Noneho bashaka ibimutunga, bamuha n'abagaragu bamuherekezanya kujya kubarega ibwami. Sebutuku ahaguruka iw'Induba bwa Bwanacyambwe, asanga Cyilima aho yari atuye i Ntora, aho ni ku gisozi cy'uyu munsi. Ageze ibwami akoma yombi ati nyagasani, mfite abana 6, narabubakiye, mbegurira ibyanjye byose, dusezerana kuntunga, none banyicishije inzara, kandi narabareze ari 6, none bananiwe kundera ndi umwe. Ibwami babaza Sebutuku bati wabahaye ibyawe byose ntiwisigira n'inyarurembo, cyangwa se ntiwisigira na kimwe? Undi ati nabeguriye ibyanjye byose ngira ngo bazantunge nk'uko nanjye nabatunze. Abari aho bose baseka Sebutuku bati kabishywe upfuye bene ako kageni, ni wowe wiyishe. Bati nkawe mukuru wabibonye kuva na kera, mu bakubanjirije batanze iminani hari n'umwe wigeze akora nk'ibyo wakoze? Bati ninde wabonye yiyaka ibintu bye byose akabyegurira abana be, wategereje ko bamutunga? Nuko Sebutuku abura icyo abasubiza arataha.
Amaze kwikubura, Cyilima ntiyanyurwa, atumiza abana be n'abagaragu n'inka z'iminani yabo. Bene Sebutuku bageze ibwami, berekana amatungo se yabahaye. Cyilima ategeka abatware bari aho ati: nimugabanye Sebutuku n'abana be, umwana wese mumuhe inka 8 n'abagaragu 8. Ibisigaye byose Sebutuku abyegukana atyo nk'ingaragari. Arongera abwira abari aho bose bakuru ati: ntihazagira ukora nk'ibyo Sebutuku yakoze, ngo najya guha abana aranguze. Kuva ubwo rero 8 uha mutyo mu Rwanda, uturutse ku iteka rya Cyilima Rujugira yaciriye kuri Sebutuku. Ubundi mbere y'uko 8 waduka witwaga ibitunga abana. Umugani nawo uhama utyo mu Rwanda uturutse ku ijambo Rujugira yabwiye abakuru ati: mubyeyi wabyaye ntugahe umwana ngo uranguze. Kuranguza rero bisobanuye kwikuraho byose ugasigara amara masa.